Musenyeri ahasesekaye ngira ngo rero ubwo akarasisi kagiye gutangira. Mbere yuko rero gatangira ndagira ngo nsabe iyi mbaga iteraniye ahangaha mu bwuzu n'urugwiro n'urugando bahenye icyubahiro amashyi ahasesekaye kuri uru rubuga rutagatifu. Murakoze cyane. Abakarismatike mwinjira kuri iyo defile nziza. Ndabona habanje komisiyo y'abareti mu njyana idasobanya mu ndirimbo nziza ya Yubile, aho tuzirikana murakoze cyane rwose abarayiti murabona ko badusuhuje neza cyane mu njyana inyuze amaso, bakurikiwe n'abakarismatike ingane n'intebe. Hanyuma barabasuhuza mu bamashyi barabasuhuza rwose, bose barahatana umuco. Mwayibonye rwose mu mwanya wabo no mu njyana inyuze amaso, nabo bageze imbere y'uru rubuga baratambutse rwose. Mubahe amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane mu majwi nk'ay'abamarayika mu njyana idasobanya. Murabona ko batambuka neza cyane. Akarasisi ukuntu gateguwe neza cyane mu njyana ya babiri babiri. Murabona rwose ukuntu arikiriza hejuru kandi bafite intumbero nziza, mu mwenda ukeye, mu njyana inyuze amaso, mu majwi ayunguruye, bakaba batambuka neza cyane. Ishema kandi bagaragaje urugero rwinshi cyane. Murababona rwose ukuntu batambuka, hanyuma bagatambukana umuco mwiza. Ngo abahageze mu ntambwe idasobanya mu njyana nziza cyane, nabo baratambutse mu buryo bwiza cyane. Mukomeze mutambuke mukarasisi keza cyane, mukomeze mususurutse ibirori birangaha uyu munsi mukuru mwiza w'abarayiki. Iyi ni koropingi, murakoze cyane koropingi kudusuhuza. Koropingi rwose irahakiye neza cyane. Abasomyi b'ijambo ry'Imana nabo ntibahatanzwe, babukereye rwose murabona
uko gisa 5 zirindwi Gicurasi iwawa izuba runaba urasubizima urwanya ubujiji ijambo ry'Imana rirakiba runari n'abari neza barose turi ku isonga runari neza rurengeri rurero ry'ikiza uri imbere runaba yacu turakurata aha mu nama ya Kristu uraramba urabona umwambaro ukeye mu njyana nziza mu ntambwe zirasobanya ibintu bikaba bimeze neza cyane ndagira ngo kandi twishimire kandi turamutse umuyobozi w'akarere kacu Madamu Meya yaje muri ibi birori tumwishimire. Bavandimwe kubw'ineza y'Imana uyu munsi twahuriye hano kugira ngo duhimbaze yubile idasanzwe, yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu, tunibuka kandi tukishimira na yubile y'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Uyu ni umwanya ukomeye wo gushimira Imana, ni umwanya ukomeye wo gusubiza amaso inyuma tukareba aho twaturutse, tukarushaho kwiyegurira Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Kuri uyu munsi abarayiki muri diyosezi yacu bati tugira ubutwari muri Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Ndasubiramo ngo tugira dute, tugira ubutwari
muri Kristo soko ya mizero, ubuvandimwe n'amahoro. Bavandimwe, mbere na mbere ndashimira buri wese wifatanyije natwe mu gikorwa cy'isengesho rikuru, igitambo cya misa ndetse n'ibi birori by'uyu munsi. Muri mwebwe harimo abaje baturutse kure, abandi bavuye hafi, ariko twese turi umuryango umwe uhuje ukwemera, urukundo n'amizero. Uyu rero ni umwanya mwiza wo gushimira no kwakira mu cyubahiro abashyitsi bacu b'ingeri zinyuranye baje kwifatanya muri iki gikorwa cy'uyu munsi, igikorwa gikomeye mu rwego rw'abarayiki. Umubyeyi wacu wadutumiye twamubonye kandi turamwishimiye, twongere tumuhe amashyi n'impundu. Hano kandi turi kumwe na nyakubahwa Musenyeri Gabini, igisonga cy'umwepiskopi, akaba ari nawe ukuriye komisiyo ya yubile muri diyoseze yacu. Ndagira ngo ajye ejuru tumwishimire. Agihagaze ndagira ngo nsabe n'abagize komisiyo ya yubile mu rwego rwa diyoseze bamwegere maze nabo tubaramutse kandi tubishimire. Muri bo tubonyemo na Padiri Chansorier wa diyoseze, Imana ikomeze umuhe umugisha mu nshingano ze. Turi kumwe kandi bavandimwe n'abapadiri baturutse hirya hino muri diyoseze yacu, uretse abaturutse mu rugo rw'umwepiskopi ariko n'abaturutse mu madoyene yacu. Turamutse kandi twishimira abasaserdoti ndetse n'abihaye Imana nawe babe hafi, baturutse muri doyene. Duhere kuri doyene ya Ruhengeri, no kuvuga paruwase Murama, paruwase Busogo, paruwase Nyakinama, birumvikana na paruwase ya Ruhengeri. Abasaserdoti mwaje muri uyu munsi mukuru w'abarayiki, mujye ejuru tubaramutse kandi tubishimire. N'abihaye Imana, turi kumwe kandi n'abasaserdoti baturutse muri doyene ya Kampanga ndetse n'abihaye Imana, ni ukuvuga paruwase nyirizina ya Kampanga, paruwase Gahunga, paruwase Kinoni na paruwase ya Butete. Abasaserdoti n'abihaye Imana mujye ejuru, abakristo babaramutse kandi babishimire. Kumwe kandi n'abasaserdoti baturutse muri doyene ya Mwange, ni ukuvuga paruwase ya Mwange, birumvikana paruwase ya Nemba, paruwase birumvikana ya Runaba, nabo bajye ejuru tubishimire. Na Kanaba twese tujye ejuru, baturamutse natwe tubaramutse. Turi kumwe kandi na doyene ya Rwaza, na yaje iri hano, ni ukuvuga paruwase ya Janja na paruwase ya Rwaza nyirizina. Bajye ejuru abasaserdoti n'abihaye Imana, tubaramutse tubishimire, baje muri yubile. Baje kandi baherekejwe n'abarayiki bose, buri paruwasi yaje ihagarariwe. Ndagira ngo nabo bajye ejuru abakristo ba Runaba tubaramutse maze tubishimire, badusuye. Abarayiki ndagira ngo mujye ejuru, mwaje muhagarariye amaparuwasi.
abakristo baranaba ndagira ngo mbabwire ko hano hari n'umwana wanyu umupadiri uvuka muri paruwase ukorera ubutumwa muri paruwase ya Butamwa umurogationiste ntabwo nzi niba mukimwibuka ariko yigira imbere abaramutse mu mubone ababone yigira imbere aze hano tumubone namwe mu mubone kandi tumwishime. Ntabwo turi twenyine turi kumwe bavandimwe n'ubuyobozi nk'uko nabibabwiye turi kumwe bose mwitabiriye uyu munsi wa yubile ku rwego rwa diyoseze yubile y'abarayiki. Mu gusoza ndagira ngo mbasabe twese uko twaje duhuze umutima dushimire Imana dufatanye muri ibi birori bya yubile abavandimwe bacu b'Irunaba baduteguriye diyoseze yacu ndetse n'isi yose kugira ngo twese dukomeze ubutwari amizero ubuvandimwe n'amahoro muri Kristo. Murakaza neza rero Imana iduha umugisha maze tubyine twishime kuko idukunda. Murakoze murakagwira.
kugabanya mugize neza mubaha amashini cyane rwose amashini mundu badususurukije kandi igitaramo kirakomeje ni mvarugamba kandi njyarugamba nyiricyubahiro Senyeri mushumba wa diyoseze yacu nyakubahwa Musenyeri Gisonga cy'umwepiskopi banyakubahwa basaseridoti bihaye Imana nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Burera bakristu barayiki banje kubaramutsa mwese mu izina rya Yezu Kristu umucunguzi wacu Yezu akuzwe mugire yubere nziza muri uyu mwaka wa yubire y'imyaka 2025 twizihiza igihe gikomeye cyane ku bakristu ku isi hose no mu Rwanda iwacu imyaka 2025 yo gucungurwa kwacu na Yezu Kristu ndetse no guhimbaza imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Turashimira Imana yaturemeye mu rukundo rwayo ikatwoherereza umwana wayo Yezu Kristu akatubumbira twese muri kiliziya nk'umubyeyi, kiliziya iduhugura, kiliziya iduha icyerekezo n'uruhare rwacu mu kuyubaka. Uyu munsi twaje guhimbaza umunsi w'abarayiki nk'abahagarariye abandi benshi, tuzirikana uruhare rwabo rugaragara mu gukomeza umurimo wa kiliziya n'ubutumwa bwayo. Twifatanyije mu byishimo n'ishimwe rikomeye kubera impano yihariye twahawe n'Imana muri iyi yubire. Dushimire kandi Imana yohereje roho wayo, roho mutagatifu ukomeje kutuyobora muri kiliziya muri iyi minsi, akaba yarafashije akaduha umushumba musha wa kiliziya Papa Leo wa 14 nyuma y'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco. Duhere naho tubone ko Imana ikomeza kutuba hafi itatwibagiwe. Tuyiha amashyi tuyivugirize n'impundu. Turashimira nyiricyubahiro Musenyeri Visoni Harerimana umushumba wa diyoseze yacu dukunda watwegereye uyu munsi kugira ngo twifatanye guhimbaza uyu munsi udasanzwe. Tumuha amashyi n'impundu. Twishimiye kandi uruhare rukomeye rw'abarayiki mu bikorwa bitandukanye, haba mu mashirahamwe ya gikristu, mu gufasha mu miyoborere mu nzego zose za kiliziya kugeza mu miryango remezo, mu kwakira no kwamamaza ijambo ry'Imana, mu kwitagatifuza, mu bikorwa by'iterambere cyane muri iyi myaka, mu kubaka za kiliziya ndetse no gufasha amaparuwasi yacu kwigira dukomeza ubutumwa ntawe dusiganye. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa yubire y'impurirane iragira iti turangamire Kristu soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Iyi yubire ni umwanya mwiza wo kwibutsa buri umwe ko dufite inshingano nk'abarayiki zo kuba abahamya b'urukundo rwa Kristu. Turabatanga buhamya b'amizero mu miryango yacu, mu mirimo dukora,
no mu buzima bwacu bwa buri munsi muri kiliziya no mu isi. Twifashishije iri jambo twongera gutekereza ku bumwe n'ubuvandimwe duhamagarirwa kwimakaza iwacu. Duharanire kubaho nk'umuryango w'Imana uharanira ubumwe n'amahoro. Dukwiye guharanira ko aho turi hose haba isoko y'amahoro, tukirinda ibitanya abantu aho biva bikagera. Tuzirikane ko kiliziya idatunganira ku basaseridoti bonyine, ahubwo kwidusaba uruhare rugaragara nk'abarayiki. Uko twitabira ibikorwa by'yogezabutumwa, uko twiyubakira diyosezi, uko twiyubakira paruwasi, santarari, za kiliziya dusengeramo, za shapeli n'ibindi bikorwa bifatika, byose ni ubuhamya bw'urukundo dukunda Imana n'umuryango wayo. Dushimira by'umwihariko ubufatanye hagati ya separi ya Runaba, komisiyo ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, n'abapadiri babo, bwatanze umusaruro ufatika, bivugururira kiliziya kandi bakomeje ibikorwa byo kuzuza ibyo amategeko y'igihugu adusaba. Buri wese mu miryango, mu matsinda, mu miryango ya gisiyo, mu nama nkuru ya paruwasi na santarari afite uruhare rwe. Turabashimira kuko mukora ibi byose mutizigana. Impurirane ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma tukareba aho twavuye, aho tugeze n'aho tugana. Iyubire ntizahere mu magambo, ahubwo nitubera umusemburo wo gukomeza inzira y'ubwitange, kwitanga n'ukwemera ze gushingiye kuri Yezu Kristo. Twubake imiryango ifite ireme, dushyigikire uburere bw'abana bacu, twubake kuri ku Kristo, tuzabasigire umurage mwiza, tuzabasigire kiliziya ikomeye nk'urutare uko Nyagasani yayituremeye. Mu gusoza ndashimira byimazeyo abateguye ibi birori byiza, umwihariko abarayiki ba paruwasi ya Runaba, abasaseridoti, abayobozi b'inzego zinyuranye ndetse n'abashitsi bose bitabiriye uyu munsi. Dushimire cyane nyiricyubahiro musenyeri wacu, dushimira cyane tubikuye ku mutima kubera uyu mwanya yatugeneye. Nyagasani ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza bandi hagati yabo. Twese hamwe dukomeze urugendo rwa yubire, turi umwe mu kwemera, mu isengesho no mu rukundo kandi twizeye. Ntawe uhariwe kiliziya, kiliziya ni yacu twese. Muragahorana Yezu na Bikira Mariya, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane uhagarariye abarayiki muri diyosezi kandi mumwakiriye neza ku jambo ryiza atugejejeho. Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa diyosezi, murakoze cyane buryo kimuha icyubahiro abarayiki. Ngira ngo muri uyu mwanya nk'uko twabitangaje, dusabe uri buvuge umuvugo yigira hano imbere, hanyuma nawe atambutse ubutumwa, akore mu nganzo, yibwire abari hano, kandi twizeye ko ubutumwa ari butange uri bushike ku mitima y'abari hano. Reka nkurate ngo abayisonga, mureke nanzike nsaba ijambo, mureke nembe nganiye intango, mureke nsindagire mbasanga, mureke mbazanire iyi mpamba, maze dusangire ibyo musanze. Burya guhanga si uguhaga ubusizi kandi si ubusinzi, kuvuga menshi si ukurengwa, ikiruta byose ni ugusenga. Ndasiga kandi nabisigure ndetse n'inkike narazirenge, ngana ubuhanga buhambaye nabonanye ingenzi mena gitero, abamisiyoneri badukunze maze bakazana inkuru nziza imitima yacu igashira intimba.
ndavuga rugira utagira uko ase wadukunze uruzira icyashya akaduha Kristo ngo atube hafi imitima yacu igashira intimba aho yadukuye ni imahanga uko yatuzanye n'urugendo aha tugejeje ni mu munyenga imitima yacu yashize intimba mureke rwose dushime igihe nazaga ndira cyane mfite igihunga ndetse n'ubwoba numva rwose nta bugingo numva ibyanjye ari agahinda naramuhawe kira agahinda inzara n'inyota bishira ndeba erega rwose ndacyavunyisha nsaba umusanzu wo kuma icyanzu nkanababwira ibyayo mateka hato hatazagira unababesha umusizi kandi byose mbizi dore imyaka 2025 irashize Yezu Kristo amaze kuvuka imyaka 125 nayishize iyo nkuru nziza igeze mu Rwanda niho yatsinze ikirwa icyaha imbaga y'umwami tubona ubuzima mbona umutuzo ndamukurikira ndonka inganzo n'ikimenyimenyi ntuye ntuje Yezu Kristo aganje iwacu ntimugaterwe isoni n'ibwoba kuvuga ibyiza ahora tugana Yezu Kristo ngaba yisonga na amateka kuvuga ibyawe n'urugendo rugari cyane ibyo watanzwe bibona henshi n'abatakuze baraguti nubwo rwose mubona ntuje ntera intambwe ingana hazaza nta gihunga ndetse n'ubwoba hari umubyeyi ujya bimpunda uko mukeneye akamba hafi ndashima cyane rugira byose waduhurije mu muryango mugari cyane ari wo Kiliziya akaduha umubyeyi uturera neza aduha impamvu uko turi twese akaduha ijambo aho turi twese ari ikinegu mu bandi bikaba umwanda imbere y'Imana bikaba igisaba kuwaguhetse ubaye isenga nta muryango wa Gisiyoga turi kubarizwamo kandi byitwa ngo uri umukristo ngaho rwose mureke nsoze gusa ndasoza nsaba umusanzu ndimo nabwira buri umwe wese ntanibanda kubo tureshya icyo mbaciye ndikibahenda nugusenga bihamye cyane amasakramentu mukayahabwa abo tureshya mugakiboneye ntimugakocere ngo mudacumura mugende ku manwa tubaherekeze abo mubyaye babona urumuri imbaga y'Imana igomye hamwe nebe ngaho rwose mureke ngende mureke nemenga niyo naha dore amasaha ararasa imyambi uwaduhandatsabye guhunga ngo nembe ngende nga niyo naha subiza umwanya wawunteje yari umutoni mu bato watojwe gusiga neza agasigira yasigiwe na Gihanga yo hanze Kiliziya akayisigira abasara aribo basasaridoti ngo bayisindagize ubuziraherezo uwihirwe Marie Claire murakoze mugire impagarike mu rugo arakoze cyane rwose uwihirwe Marie Claire itorero rero rya Paruwasi Runaba ry'Ejuru kandi amasegonda yo aribara ni iminota 3 arakoze cyane akoze mu nganzo awe n'umugisha dore umubyeyi nyir'icyubahiro Musenyeri amukoze mu ntoki nta mahirwe akomeye cyane murakoze cyane mumamashimetse itorero karibu
turagushima uruvugiro kuko ijambo arisanganywe. Turagira ngo iyi mbaga muyigezeho ubutumwa nyakubahwa umuyobozi w'akarere. Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diocese yacu ya Ruhengeri, nyakubahwa Musenyeri igisonga cya Musenyeri, nyiricyubahiro Musenyeri wa Diocese yacu ya Ruhengeri, abasaserdoti mwese muri ahangaha mu byubahiro byanyu, nyakubahwa Padiri mukuru wa paruwasi yacu ya Runaba, abakristo mwese mwaturutse hirya no hino mu mirenge ya Kivuye, Butaro ndetse na Kinyababa n'abandi baje kwifatanya natwe, nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, abayobozi b'imirenge muri ahangaha ndetse n'abakristo mwese muri ahangaha mu byubahiro byanyu, abatumirwa mwese mwaje muturutse hirya no hino. Kristo Yesu akuzwe. Mugira amahoro. Umunsi mukuru mwiza wa Pentecost, umunsi mwiza wa yubile y'imyaka 125 inkuru nziza ikuye mu gihugu cyacu. Mu by'ukuri rero nyiricyubahiro Musenyeri wa Diocese yacu ya Ruhengeri, dutewe ubwuzu no kuba mwadutumiye cyane cyane kuri uyu munsi w'impurirane wa yubile y'impurirane y'abarayiki, ariko nanone akaba ari umunsi mukuru wa Pentecost, ndetse tukaba twizihiza imyaka 125 inkuru nziza ikwiriye mu gihugu cyacu. Ni igikorwa gikomeye cyane nk'abakristo twishimiye kugira ngo koko nk'uko mwabigarutseho nyiricyubahiro Musenyeri ubwo mwatugezagaho mu gitambo cya misa ibyerekeranye n'umunsi mukuru wa Pentecost, utwibutsa Roho Mutagatifu aza mu mitima y'intumwa. Twizeye yuko uko turi ahangaha twese Roho Mutagatifu yadusendereyemo, tukaba twabonye ingabire nyinshi nyiricyubahiro yatubwiye, cyane cyane ingabire y'ubuhanga, y'ubwenge, y'ubujyanama n'izindi ngabire zose twumva twabonye uyu munsi wa Pentecost. Nkaba ngira ngo mu by'ukuri rero nyiricyubahiro twishimire umunsi wa Pentecost cyane cyane nk'abakristo, twizera yuko Roho Mutagatifu yamanukiye mu mitima y'intumwa, natwe yatumanukiyemo. Ikindi twishimira nuko nyiricyubahiro Musenyeri ari abana bacu ahangaha bahawe isakaramentu ry'ugukomezwa, bityo tuzi neza ko iyo umuntu yakomejwe nawe arabyara muri batisimu. Tukaba twizeye yuko isakaramentu ry'ugukomezwa mwabonye koko byabakomeje mu kwemera, bityo koko mukazaba abahamya bo kuba ababyeyi beza bo kubyara abandi bana muri batisimu cyangwa se n'abakuru, kugira ngo dukomeze dukwirakwize inkuru nziza ya Kristo. Nyiricyubahiro Musenyeri rero nagira ngo munyemerere mbere yo kugira ngo bagezeho ubutumwa nateguye, twongere twibutse icyerekeranye n'umurayiki. Umurayiki cyari cyo, kugira ngo twumve neza iyi yubile y'impurirane y'umurayiki, twese tuze kuyumva kimwe, bityo koko twumve koko niba turi abarayiki beza. Hanyuma rero n'ubutumwa turabagezaho n'ubundi biraba bishingiye kuri ya nzira y'uko turi abarayiki. Umurayiki rero ni iki? Ngira ngo nanjye bibasobanurire, noneho muze no kumva n'ubutumwa ndabagezaho. Umurayiki ni umukristo utari mu nzego za gisaserdoti, ahabwa iryo zina kubera batisimu yahawe. Umurayiki asabwa kuba umunyu n'urumuri rw'isi. Ibyo tukabibona muri Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16.
atanga urugero rwiza aho atuye, akora bityo akabera Kristo umuhamya aho hari. Umurayiki ni umuhinzi, ni umunyeshuri, ni umucuruzi, ni umukozi wa leta, ni uwari we wese, mbese muri we mu kimutunze yemeye kwakira Kristo muri batisimu, agasabwa kubahiriza rya tegeko ry'urukundo Yesu yahaye abenga muri Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 11 kugeza kwa 17. Umurayiki ibyo akora byose abikora amurikiwe n'ubwenge Imana yamuhaye, amurikiwe n'amategeko y'Imana ndetse na Kiliziya. Turabizi ya amategeko 10 y'Imana ndetse n'amategeko ya Kiliziya. Ibyo byose umurayiki abikora amurikiwe n'amategeko y'Imana ndetse na Kiliziya. Ariko nanone umurayiki mwiza akora ibyo akora byose, ibyashingwe byose, nanone abikora yubahirije amategeko y'igihugu. Umurayiki mwiza ni umuturage w'igihugu mwiza, ndetse by'akarusho kuko avoma ku isoko y'ubwiza ariyo Mana. Kristo Yesu akuzwe. Umurayiki wari we, abarayiki turi ahangaha twumvisha abo turi cyo. Umurayiki mwiza ni umucuruzi, ni umuhinzi, ni umuturage, akora ibyo akora byose abikora yubahirije amategeko y'Imana na Kiliziya ndetse n'amategeko y'igihugu. Haleluya, murakoze cyane. Ibyo rero biratuma nanone tureba ngo mbese ko turi ahangaha twebwe abakristo, twebwe abarayiki, twumvishe ko umurayiki wese nubatijwe ariko udakora ibyo abasaserdoti bakora. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri turi abakristo, turi abaturage, ariko tukaba n'abarayiki kuko twese twarabatijwe nk'uko twabibonye ahangaha twakiriye batisme. Nkaba ngira ngo rero mu by'ukuri munyemerere nk'abarayiki tumaze kumva umurayiki cyari cyo, uko agomba kuba yitwara, mbagezeho ijambo rigendanye no kuba turi abakristo turi ahangaha, twumve koko turi abarayiki beza, dukora ibyo dukora byose tugendeye ku mategeko y'Imana, aya Kiliziya ndetse n'ay'igihugu. Kuri uyu munsi rero w'impurirane wa yubile y'abarayiki, ndetse tukaba twakiriye na Roho Mutagatifu n'ingabire zinyuranye kuri uyu munsi wa Pentecoste. Ndagira ngo mu by'ukuri bakristo beza, baturage beza b'akarere ka Burera mwaturutse hirya no hino mu mirenge itandukanye, munyemerere baganirize ku byo atubona nk'abarayiki, nk'abakristo tumaze kubona icyo tukwiye kuba twujuje. Mbisabire kugira ngo dukomeze tujye umujyi umwe, dushyire hamwe, dukorere hamwe, cyane cyane ko na nyiricyubahiro Musenyeri wacu wa diocese ya Ruhengeri yabigarutseho ko tugomba kuba umwe, cyane cyane yuko wabonye Roho Mutagatifu, wamanukiyemo na Roho Mutagatifu, agira urukundo, akirinda ibibi, ndetse yanagarutseho cyane ibyerekeranye n'imyitwarire itagomba kuturanga cyane cyane nk'abarayiki, nk'abakristo, aho yagarutse cyane cyane ku byerekeranye n'ubusambanyi, ubwomanzi, ariko nanone ngira ngo ngaruke n'izindi ngeso tugomba kwirinda nk'abarayiki, cyane cyane ubujura dukunda kuturanga cyane cyane hano muri uyu murenge wa Butaro, ndetse by'umwihariko muri rusange mu karere kacu ka Burera, n'iyindi myitwarire igaragara cyane cyane ku babyeyi itari myiza. Ahangaha ndagira ngo nongere ngaruke ku nshingano zacu nk'ababyeyi, aho nanone mu ndirimbo nakurikiye ahangaha hari indirimbo yavuga ngo Bikira Mariya utarasamanywe icyaha ni isoko y'amahoro n'umuryango utekanye. Ndagira ngo nabyo tubyibukiranye babyeyi beza muri ahangaha, yuko nk'ababyeyi tugomba kugaruka ku muco wo kuba ababyeyi barerera Kiliziya, barerera Imana, ariko nanone barerera n'igihugu. Ndagira ngo twongere twibutse ko umubyeyi agomba guha uburere bwiza umwana, akamurera gikristo, akabona neza bandebereho, akaba intangarugero, gutya indangagaciro ziranga umuryango, ziranga umugore n'umugabo, akaziraga n'abana. Ndagira ngo twongere tubigarukeho yuko iyo umubyeyi abyaye umwana aramurera, akamukuza, bikaba akarusho ari umukristo akamurera gikristo,
yamubyara akamujyana kwa padiri, agakomezwa agahabwa Ukaristiya, ndetse akamurera neza, akazashyingirwa gikristo, byaba na ngombwa akaba n'uwarera, akavamo akabajya mu bihaye Imana, uko n'ubundi Kiliziya abihaye Imana n'ubundi bazasaza, ariko Kiliziya ntabwo izasaza, ikeneye no kuba habamo n'abandi bajya kwiha Imana, sibyo ahari. Ndagira ngo rero ababyeyi beza mbasabe kugira ngo tugaruke ku ndangagaciro zituranga nk'ababyeyi, ariko by'umwihariko dutanga urugero rwiza mu muryango. Ikindi nagira ngo bakangurire ni icyerekeranye no gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'umuryango, cyane cyane ibyo twita mu ndimi z'amahanga human security issues. Nyiricyubahiro Musenyeri, mu karere kacu ka Burera dufite ikibazo cy'umwanda, ariko by'umwihariko mu by'ukuri uko muri ahangaha ndagira ngo munize mbashimire mbaha amashyi, ndababwira icyo mbashimira. Nyiricyubahiro Musenyeri, mu bukangurambaga dukora hirya no hino Burera, nari nababajwe n'ukuntu ugenda ahantu hose ukabona banyigirisha ibitambaro mu mutwe, ariko basokoje bateze urugori. Nyiricyubahiro ndagira ngo rwose babwire ko nishimye cyane, kubera yuko tumaze kumva none ikintu cy'isuku. Nivuga nagendaga ahantu hose urabona ukuntu mukeye neza. Ntabwo Imana yanga abantu basa neza, mwabyumvishije? Imana ikunda abantu basa neza, ikunda abantu basokoje, abantu bambaye neza. Murabona mwese mureba n'ukuntu musa neza, ariko by'umwihariko iyo tunongera yuko iyo umuntu yasokoje ahora ari muto, nimugasaze. Haleluya, nimugasaze, kubera yuko iyo usokoje ufite imyaka nka 50, ugatega igitambaro ufite imyaka 50, iyo uteze igitambaro ufite imyaka 50, ukubonye abona ufite nka 70. Mwabyumvishije? Rero murabona ukuntu musa neza nk'utunyange, mukomereza aho ngaho, aho tujya hose tujya dusokoza, sibyo? Ariko nanone turebe ngo mbese mu rugo twasize hasa gute, aho ingo zacu nizaguriwe n'ibihuru, aho twasize dukubuye. Babyeyi beza, ba mutima w'urugo, bagenzi banjye, mwasize kumuciye ya miharuro, mwaraciye imiharuro ihura na bagenzi banyu aho batuye, twatugenderano twasize tudukubuye. Ndagira ngo mu by'ukuri nongere bakangurire yuko umuryango mwiza ari umuryango ufite isuku, aho umugore n'umugabo n'abana baba basise igitoro ukabona basa neza. Turebe hirya no hino aho dutuye ko dufite ubwiherero bumeze neza. Twabaruye ingo zigeze mu bihumbi hafi 4 zifite ubwiherero butameze neza. Ndagira ngo babwire bakristo beza, barayiki beza, nkuko twabibonye uko umuntu ayica agomba kuba ameze. Tangiye ukwezi k'ubukangurambaga bw'isuku, ngira ngo bakangurire butarenze ukwezi kwa 6 twese tuza dufite ubwiherero bumeze neza. Bya bihuru biri ku mazu tube twabivanyeho, ya mihanda tunyuramo yagwiriwe n'ibihuru tube twaraharuye, twisakamo ibisubizo mu miganda inyuranye, ndetse niba ngombwa Nyiricyubahiro Musenyeri duhere no mu muryango remezo, mudufashe, kubera yuko umukristo waje ahangaha niwe muturage wacu, kugira ngo koko tuzi neza ko roho nziza ikurira mu mubiri muzima. Iyo ugize umwanda urwaye indwara ziterwa n'umwanda zinyuranye. Ndagira ngo rero mu by'ukuri ukwezi twatangiye kw'ibikorwa by'isuku tuzafatanye twese tujyanemo, yaba ari mu miryango remezo, yaba ari mu masibo, yaba ari ku murenge n'utugari, imiryango inyuranye, ndetse yaba ari ku byerekeranye no muri Kiliziya ndetse n'inzego bwite za leta, dufatanye kugira ngo koko brand y'umwanda yakomeje kuvuga mu karere ka Burera n'ibindi byiza byinshi birimo kubikora abakristo beza. Ntabwo ikibazo cy'isuku, ikibazo nako cy'umwanda cyaba ikibazo cyatwanganye, mugenda mudufashamo, yaba ari ibikorwa by'uburezi, yaba ari iby'ubuzima, yaba ari ibyerekeranye no kwihangira imirimo, ndetse no kwita ku bangavu babyara bakiri batoya, muradufasha cyane. Ariko turacyafite imbogamizi nyine tugomba kuza gufatanya, cyane cyane ikibazo cy'ibirebe biri kwigira. Ariko nkurikije uko twagiye tubikora n'abakristo beza bari ahangaha imbere, turizera yuko ubushakashatsi bwaratangiye muri uko twatangiye ubukangurambaga mu mashuri byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
kugira ngo abana bacu bamenye ibiranga umwangavu n'ingimbi. Twakoze ubukangurambaga ndetse no mu mashuri barabyiga, ariko se babyeyi beza iyo bageze mu rugo tubabwira iki? Tubabwira iki abana baba kwirinda kugira ngo batabyara bakiri batoya, ubuzima bwabo bukaba bwahagirikira. Ariko nanone tunazi yuko n'itegeko rya 6 mategeko 10 y'Imana rivuga ngo iki? Itegeko rya 6 mategeko 10 y'Imana rivuga ngo iki? Biravuga ngo ntuzasambane. Mwabyumvishije neza? Urubyiruko rero abana bacu mu byerekeranye no kwirinda zitateganijwe ndetse no kwirinda virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nuko tubakangurira kwifata. Murabyumva neza? Tubakangurira kwifata, abashakanye bakirinda bagakora ubudahemuka. Ariko nicyo tubakangurira, kwifata n'ubudahemuka kubashakanye. Rero iyo mugiye mu busambanyi mwishe itegeko rya 6 ry'Imana, amategeko 10 y'Imana. Ndagira ngo rero bakangurire kugira ngo iki kibazo kinaziterwa abangavu nacyo tugihagurukire. Ni cyerekeranye n'abana batishuri. Nyiricyubahiro Musenyeri, ubushakashatsi bushingiye ku ngo, ubushakashatsi bushingiye ku mibereho y'ingo bwagaragaje yuko mu karere kacu ka Burera mu bana batangira primaire 50% ntago basoza primaire. Urumva rero ni kibazo dufite ndeye ku cyerekezo cy'igihugu 2050. Ubukungu bw'igihugu uzabushingiye ku bumenyi. Umuntu uzabaho n'umuntu uzaba yarize. Rero ndagira ngo babyeyi muri aha ngaha, bana bacu by'uko ndeba aha ngaha, twumve yuko tugomba kwiga tugasoza. Kwiga ugasoza ntabwo ari ugusoza primaire, ni ukwiga secondaire, ukiga na kaminuza, ndetse ukagira icyiciro cya mbere cya kaminuza, icya kabiri, icya gatatu, ukagira na PhD, ndetse ukaba na professeur. Ibyo turimo kubifuriza, ariko byose bitangira hakiri kare mukunda ishuri. Byo bituma tubashishikariza kwiga mugasoza. Nimwumve yuko iyo umuntu yize akagera mu wa 2 cyangwa mu wa 3 primaire abashoje, ahubwo gusoza no gukomeza kwiga, ugakomeza ukunguka ubumenyi. Kuri ndagira ngo nongere nkangurire ibyerekeranye na gahunda yo kwivana mu bukene. Bakristo beza, abaturage b'akarere ka Burera, ndagira ngo mbashimire cyane bivanye ku mutima, kubera yuko mwarakoze, murakora, mwiteje imbere, yaba ari impanuro duhabwa hirya no hino mu nzego bwite za leta cyangwa se no mu nzego za kiliziya n'abihaye Imana n'abandi banyamadini. Ubu akarere ka Burera twivanye mu bukene ku buryo turi mu turere 16 twa mbere twivanye mu bukene. Shimire bamashyi. Ariko mu kwivana mu bukene turacyafite urugendo rurerure. Nukwiga nkuko nabibabwiye, kwiga buryo umuntu yize abafite ubumenyi ku buryo ashobora no kwihangira imirimo. Ariko nanone turacyafite abaturage bagomba kumva yuko ikintu cyo guhora twumva ko tuzabona imfashanyo tugomba kubireka, ahubwo tugaharanira kwigira no kwishakamo ibisubizo. Hirya no hino hari amahirwe ahari tugomba kwegera, cyane cyane hari gahunda nziza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwegereje nk'abaturage, gahunda zo kwaka inguzanyo, cyane cyane abaturage mu kwaka inguzanyo ukivana mu bukene, ariko n'abafatanyabikorwa bandi b'akarere badufasha, amahirwe babahereza, imfashanyo babahereza. Muharanire kumva yuko muzibyaza umusaruro, nimwumve yuko muzahora mufashwa, kuko akimana kaza imvura. Muharanire kumva yuko umuntu ufashwa muri gahunda za VUP, umuntu uhabwa itungo n'umufatanyabikorwa. Ndabizi yuko abanyamadini n'amatorero baradufasha, by'umwihariko Kiliziya Gatolika baradufasha, ariko ayo mahirwe tubona duharanire kuyabyaza umusaruro kugira ngo twivane mu bukene. Muranyemereye guhora kumva rwose, guhora kumva dufashwa, mwumve ko tugomba kubyibagirwa. Kugira ngo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bidushishikariza yuko tugomba kumva yuko akimana kazi imvura agasuzuguro rwose, kumva yuko yaradusize, tugomba kwinogereza, sibyo? Ahasigaye no kwinogereza rero duhaguruke dukore cyane, ariko dushaka amafaranga,
nyiricyubahiro musenyeri dushaka amafaranga ariko dushaka n'Imana, sibyo? Dushaka amafaranga dushaka n'iki? N'Imana. Kuko bajye bavuga yuko Imana ifasha uyifashije. Ntabwo wakwirirwa uhagaze gutya urabona ibintu bimanutse hejuru bikugweho, sibyo? Ahubwo nuko dukora uko turanaba ngo Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Rero Imana izaduhera imigisha imirimo y'amaboko yacu, sibyo? Hanyuma ikindi nagira ngo bashishikarize, twatangiye umwaka wa mituweli wa 2025-2026. Kristo yazakuzwe. Ndagira ngo twumvikane no kubabwira yuko twatangiye umwaka wa mituweli wa 2025-2026. Ndagira ngo babwire yuko bakristo beza nkuko nabibabwiye, roho nzima ikurira mu mubiri muzima. Ariko birashoboka yuko ushaka kugira ikibazo cy'uburwayi kuko indwara ishobora kuza itategusha, kandi ufite mituweli murembera mu rugo. N'ubundi mwabikoze neza, aho ngira ngo bashimire cyane uyu mwaka wa mituweli dushoje ku rwego rw'igihugu, akarere ka Burera turaba kabiri. Murumva ni mwebwe mwabigizemo uruhare. Umwaka wa 2025-2026 duhagaze neza, mutange mituweli ku buryo ku itariki ya 30 z'uku kwezi muzaba mwashoje, bityo ukwezi kwa karindwi mugatangira kwivuriza kuri mituweli ishya muzaba mwatanze. Ikindi turimo kwitegura imihigo. Evaluation y'imihigo igiye kuza mu kwa karindwi. Ndagira ngo twongere twibukiranye bakristo beza barayiki, turebe niba koko twiteguye aho dutuye, dutegura amayira, tugira isuku nkuko nabivuzeho, ariko n'ikayimihigo turebe ko tuyifite, kugira ngo ikinego twagize mu myaka ishize akarere ka Burera kabaye akanyuma. Bavandimwe bakristo beza, abaturage b'akarere ka Burera, nuko imihigo n'ubundi ihera ku muturage. Ndagira ngo rero bateguze, babwire yuko abaza kuduha amanota bagiye kuza, kandi ni mwebwe bazaheraho, ni mwebwe muzasobanura imihigo. Kongere turebe ko twahize neza muri aka y'imihigo, turebe ko nta kibazo gihaba. Bahembe muzatubwira, ariko zi neza ko ibikorwa bikorwa tugenda tubahemba, bityo koko imihigo ibikiye ikigereranyo cy'imikorere myiza hagati y'abaturage n'ubuyobozi. Ni mwebwe muzihesha amanota, rero turizera yuko tuzongera kuba abanyuma mubigizemo uruhare. Ikindi nashakaga kubabwira, nukunga ubumwe nk'uko nyiricyubahiro musenyeri yabigarutseho, cyane cyane yuko twabonye roho mutagatifu, tubona n'ingabire zo kunga ubumwe, zo gushyira hamwe, zo gukorera hamwe. Ndagira ngo bashishikarize twongere dushyire hamwe, twimakaze gahunda ya Umunyarwanda. Nongere nshimire nyiricyubahiro musenyeri wa diocese yacu ya Ruhengeri, nabo muri kumwe, abasaseredoti, abihaye Imana, namwe bakristo bavandimwe mwaturutse hirya no hino, kugira ngo inyigisho twaboneye ahangaha zitubere umusemburo w'impinduka nziza wo kuba abarayiki beza, bagendera ku mategeko y'Imana ya Kiliziya, ndetse n'amategeko igihugu kiba cyarashyizeho, amabwiriza n'inyigisho tubaha n'impanuro, kugira ngo byose tubikore duhereye mu isibo ndetse no mu muryango remezo, kugira ngo ibikorwa byose bakristo beza tubikore tujyanyemo. Nkaba rero soje nongera kubifuriza ubire nziza y'impurirane y'abarayiki, umunsi mwiza wa Pentecost, ndetse n'umunsi mwiza w'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu gihugu cyacu. Sirikana neza yuko ubumwe bwacu aribwo buzaturanga kugira ngo tugere kuri byinshi. Mukomeze mugire umunsi mwiza, ndabashimiye. Arakoze cyane Mutahira w'Indacogora mu mihigo za Burera ku butumwa bwiza atugejejeho, kandi dukomeze tuzirikane kuba abarayiki beza. Torero twateguje rero rya kugira ngo tuze kumva ubutumwa nyamukuru bw'uyu munsi turubugezweho na nyiricyubahiro musenyeri. Murakoze.
mudukurikije kandi nyakubahwa Musenyeri Gabini Bizimungu Vice Generali, nyakubahwa Padiri mukuru wa Paruwasi ya Runaba, basaseredoti biyeguriye Imana, nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Burera, bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, barayiki, bakristo bavandimwe, nongeye kubaramutsa mwese. Kristo Yesu akuzwe. Nimugire Roho Mutagatifu y'impurirane. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo muri diyoseze yacu ya Ruhengeri, ni umunsi w'ibyishimo muri paruwase yacu nziza ya Runaba. Twishimiye mu rwego rw'igihugu, mu rwego rwa diyoseze yacu, guhimbaza yubile y'impurirane imyaka 2025 Imana ije kuducungura, ndetse n'iyi myaka 125 ivanjiri maze igeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Guhimbaza iyi yubile mu rwego rw'abarayiki muri diyoseze yacu ni umwanya mwiza mbonye wo kubagezaho ibintu bitatu. Icya mbere, ndifuza kugaruka ku isano iduhuje. Icya kabiri, ndabashishikaza. Icya gatatu, mu kureba turagira ibyo twiyemeza, ingamba dufata. Birumvikana rero ko nahera kuri icyo cya mbere, isano dufitanye. Iyo murebye uko turi hano, murabona abasaseredoti baje ari benshi, murabona biyeguriye Imana, murabona barayiki, abakuru n'abato, abayobozi n'abayoborwa. Ni mufori isano dufitanye, isano dufitanye ikomeye. Nuko ababatijwe twese turi ingingo z'umubiri umwe, ariwo Kiliziya Kristo abereye umutwe. Iyo sano mwayumvise, ababatijwe twese turi ingingo z'umubiri umwe, ariwo Kiliziya Kristo abereye umutwe, nk'uko tubisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 12. Ibi bifite icyo bisobanuye. Ni ukuvuga ko turi magirirane, tukaba duhamagariwe kuzuzanya muri umubiri umwe, ariwo Kristo, kandi mukaba ingingo ze, buri muntu ku giti cye. Ingingo ni nyinshi, ariko umubiri ukaba umwe. Iyo sano rero irakomeye, ni nayo ituma njya ku ngingo ya kabiri. Mu rwego rwa yubile ni ngombwa gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe iyo sano dufitanye icyo yeze nk'imbuto. Nkabashimira uruhare
mufite mu myumvire myiza y'isano se ko kiliziya ari iyanyu, ko mutagomba kwitwara nk'indorerezi. Kiliziya ni iyanyu, ntawe dusiganya mu kuyubaka. Muri uru rwego twatwishimira uruhare rw'abarayiki mu buzima no mu butumwa bwa Diocese Ruhengeri. Nkabashimira uruhare abarayiki mufite mu buzima no mu butumwa bwa paruwase zose zigize Diocese ya Ruhengeri ko ari 16. Nkabashimira uruhare mufite mu buzima no mu butumwa bwa za Centrale ndetse na Sikirisari, imiryango remezo, kugera mu ngo z'abakristo. Ubutumwa bw'umurayiki bwinjira mu butumwa bwa Kiliziya burangwa n'ibintu bitatu: kwigisha, kwamamaza inkuru nziza, gutagatifuza, noneho hakaza no kuyobora. Tuvuze rero ibijyanye no kwigisha, kwamamaza inkuru nziza, ndagira ngo nshimire abarayiki uruhare bafite kandi bakomeje kugira mu kwamamaza inkuru nziza y'umukiro, mu kwamamaza ijambo ry'Imana, mu kwigisha. Ahangaha twishimira uruhare rukomeye rw'abakateshiste kuva mu ntangiriro ya Kiliziya mu Rwanda. Nk'uko mubizi, abamisiyoneri baza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda baherekejwe n'abakateshiste baturutse mu gihugu cy'Ubugande, kandi abakateshiste bakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu guherekeza, mu gufasha abasaseredoti mu butumwa bwabo. Mu bijyanye no gutagatifuza imbaga, turishimira uruhare bw'abo bakateshiste navuze, ariko n'abandi bagira uruhare muri liturujia, abagabuzi b'ingoboka y'Eucharistia, abahereza, abasomyi, korali, abashinzwe umutuzo ndetse n'abandi. Mu buyobozi bw'amashuri, abarimu bagatigisimu, mu mavuriro, mu bitaro, mu bigo nderabuzima n'ibindi byose bifasha abaturage, abavandimwe bacu kugira ubuzima bwiza. Hakaba n'ubwitange mu gufasha abakene nka Caritas, ndetse no gutanga umuganda mu kubaka sosiyete nziza itekanye ku rwego rwa komisiyo y'ubutabera n'amahoro. Nkaba ngira ngo buryo bw'umwihariko nongere mbashimire uburyo mufasha Kiliziya mu kwishakamo ubushobozi kugira ngo dushobore kubaho no gusohoza neza ubutumwa bwacu. Bigaragara mu ituro mutanga kugira ngo mwiteze imbere, muteze imbere za paruwase zanyu, za collecte zikorwa no kwiyubaka mu bikorwa remezo. Uhereye no kuri iki gikorwa cyagaragaye muri iyi paruwase ya Runaba, ngira ngo kuri uyu munsi nshimire abarayiki uburyo mwagize uruhare mu gusana iyi ngoro ya Nyagasani. Nk'uko mubibona, mukaba mureba ukuntu ibereye Imana n'abayo. Mumfashe dushimire abakristo ba paruwase ya Runaba. Mvuze abakristo ba paruwase ya Runaba, ariko
muri paruwase zose zigize diyoseze yacu ya Ruhengeri hagaragariza imbaraga, aho abakristo ba diyoseze ya Ruhengeri bumvise ko nta gutegereza akimuhana kazi imvura ihise, kandi ko ntawe dufitiye umwenda, ntawe twishyuza. Niyo mpamvu tugomba gukomeza kwishakamo ubushobozi. Kuri rwego rero ndabashimira ubwitange bwanyu bwatanze umusaruro ufatika. Urwego rwa diyoseze yacu, za paruwasi nshyashya zashinzwe, Butete, Murama, Kanaba, Busengo, ndetse no muri za paruwase zindi, ibikorwa remezo kubaka za kiliziya, navuga nka paruwase ya Bumara n'ahandi hose, kandi iyo gahunda ikaba ikomeje. Abahamya b'ubuvandimwe n'abubatsi b'amahoro, muhereye mu ngo zacu tukazamuka tukubaka igihugu kirangwa n'umutekano, kirangwa n'amahoro. Nkagira ngo ngaruke cyane ku nshingano dufite yo kuba hafi y'urubyiruko, amizero y'ejo heza hazaza h'igihugu, amizero ya kiliziya. Mu gusoza rero ndagira ngo bashimire n'Imana iduhaye umugisha mu gusoza